Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari tumaze kuba twasiga Jiao arimo arabwira wa mugore niba ari mama we, ariko ibyo ari byo byose ni mama we. Yese atangira kuba yavuga ati dore ahubwo Arusha kuba yasimbura papa ku kazi harimo arakora. Yari umukobwa nuko nguko yese abwira uwo mugore ibyo ari byo byose ni mama we, ahita amubwira ati Arusha kuba yasimbura papa. Aho ngaho nuko nguko hari imyenda irimo iragenda, barimo baragenda batwereka gake gake, barimo baragira ukuntu bigenza. Ibwo ngubwo nawe uhita ubimenya utuntu bibereyemo, ibyo bibereyemo. Yari imyenda bayinaza aho ngaho, dore amashuka nuko nguko arimo arinaga. Gake gake hari abibereye mu byabo, ibacura injyana, ibacura biti. Gake gake dore umuziki ukuntu barimo barawunyukanyuka. Dore hari ababiri mu byabo, yari dore n'indi Jiao dore nuko nguko ari aho ngaho, ari kumwe n'andi nazanga nuko nguko bibereye mu byabo. Gake gake ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo nuko nguko zanga ari kumwe n'umukobwa yatangiye kuba yakiruhutsa, agatangira ati mbega ibintu byari byiza, ibi bintu byari akataraboneka. Umukobwa nawe agatangira ati ariko ntugakabye, wajya ureka gukabya koko ibintu ukareka kubishyira ku rwego bitariho. Nukuri ngendagira ngo mbe nakubwira ngo ngewe ngendenzeho, ngo ngenda murenze kure cyane. Ibyo ndimo ndakubwira niko bimeze, yari ngenda murenze ibintu byose ndimo ndakubwira, ndamurenze kure cyane. Ngenda uwa mbere. Umukobwa nyine arimo arigereranya na wanga uhongo, agatangira kuba yavuga ati ngo we nakataraboneka ntumbaze uburyo arenzemo. Ndagatangira ati nukuri Jiao we, ndimo ndifuza ko ubu mu bikonje cyangwa se mu bishyushye twazaba turimo turabana cyangwa se twaba turi kumwe. Ndimo ndifuza ko ngiye nawe twazaba turimo turi kumwe, ntabwo nshaka kuba nakubura. Umusore niko yatangiye kuba yavugira umukobwa ngo ntago ashaka kuba yamubura, aramushaka mu bikonje ndetse n'ibishyushye ko baba bari kumwe. Umukobwa nawe agatangira kuba yakimwenyuzamo, agatangira ati iki ngewe ndimo ndashaka ni rini nana, niwe wenyine ndimo ndifuza cyangwa se niwe muntu ndimo ndashaka. Uyu nguyu ntabwo ndimo ndamushaka, reka. Umukobwa n'ubundi yifitiye shuwa ya rini nana, umukungu we ntago amusabwa cyangwa se ntago amushaka. Reka yatangiye kuba yavuga ati reka mbe nihomye ahangaha cyangwa se mbe ndi kumwe n'uyu, igihe nikigera uyu nguyu nzamucomoka njye kuba nabana na rini nana. Nyumvira umukobwa imipanga afite, plan afite niyo gukina umuhungu. Yatangiye kuba yavuga ati nukuri ibintu urimo uravuga ni byiza hongo we, nukuri bino bintu urimo uravuga nukuri ndabikunze, nanjye ndakwishimira, ndakwikundira, uri mwiza kuri ngewe, urabinogereza, urabinkorera, ahubwo se wareka tukazashyingiranwa. Umukobwa niko yese asaba umuhungu ati wareka tukazaba twashyingiranwa. Umusore niko nawe yese abyiyumvira, atangira kuba yakiyumvira ibintu umukobwa mubwiye, agatangira ati Jiao we uvuze. Umusore nyine byameze nkaho binamutunguye kumva ko umukobwa arimo arashaka ko bashyingiranwa. Undi agatangira ati rega niwe mpora mu bitekerezo, niwe mpora ntekerezo. N'umuhungu urimo urabibwira umukobwa ati ngoza mu bitekerezo umporamo cyane. Rero urumva ko ibyo bintu kuba nabikora atari ibintu birenze, ingomba kuba nabigukorera ku bubi n'ubwiza, ngomba kuba nabigukorera kuko mpora nkwifuza. Ahubwo reka ejo tuzajya kuba twafata icyemezo icyo kuba twashyingiranwa, ejo tuzabe kuba kwajya kugifata. Umukobwa nawe agatangira ati si wumva se ibyo niko byakagenze, ndabikunze cyane. N'umusore nawe agatangira ati ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati uyu munsi waragatangaza, wari ukataraboneka, reka tube twakongera kuko ndumva ngewe ntanyuzwe, reka twongere. Umusore nyine nibyo bitekerezo yifite ati reka twongere, ntumbaze ngo ni ibiki. Yari barongeye bararwana, umukobwa arajwigira, ntumbaze ngo barimo barongera ibiki, niba ari ibiryo barimo bararya. Aho ngaho dore abahari uhari. Umuhungu yaje atangira kuba yasuhuza ati mama ndetse na papa ndabasuhuje. Dore rini yari ari aho ngaho agatangira kuba yavuga ati mama ndetse na papa ni byiza cyane, ndishimye kuba duhuye, ariko munyihanganire kuba wenda bitarakunze ko nahura namwe mbere, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo tube twahura. Ubwo mama w'umukobwa nawe agatangira ati si ngombwa kuba wasaba imbabazi, ahubwo reka twicare, ntago ari ngombwa kuba wasaba imbabazi, reka tube twakicara. Umusore nawe disi agatangira kuba yabyumva, ariko papa wabo agatangira ati niko ngendagira ngo ubundi mbe nababaza tubundi mbere mwari musanzwe muziranye ko ibintu byanyu byahise byihuta. Uwo ni papa w'umukobwa yatangiye kuba yabaza ati mwari musanzwe muziranye ko ibintu byanyu ibyahise byihuta.
ubwo niko rero yatangiye kuba yavuga ati njyewe nari nzi ko sina atazakwishimira, ariko ukuntu yishimye yarakunezerewe, yarakwishimiye cyane, rero yaragukunze, mwari musanzwe muziranye. Ubwo nicyo kibazo batangiye kuba bababaza, ariko bagatangira atariko nawe ntugakabye, urabona bataberanye, erega ibisa birasahirana, harya biragendana, reka tuvuge gutyo, ati ibisa biragendana. Rero urabona ko bano bantu baberanye, ni gute rero utabashyigikira ibintu bibereye muri ata mwebwe mukomeze, natwe rero dutegereje umwuzukuru cyangwa se dutegereje abuzukuru, nibo turimo dutegereje. Dore umuhungu nawe agatangira kuba yareba umukobwa we, akamureba akamwitegereza, agatangira ati umwuzukuru. Ubwo abo ngabo nyine baravuze ati dutegereje umwuzukuru, eko bube n'ubwiza, tayari. Ubwo nuko nguko abo ngabo baraho batangiye kuba bavuga ati niko sini we, ibintu wumvishije koko nawe, cyangwa se ibintu twumvishije nawe wabyumvishije? Umukobwa yatangiye kuba yabaza ati bikira, ibiki se murimo muravuga? Njye nta kintu ndimo ndamenya mu bintu murimo murashaka kuba mwavuga. Ni igiki se mwashatse kuba mwavuga? Hari ibindi se mushaka kuba mwavuga bitajyanye n'akazira? Mbwira. Umukobwa nyine batangiye kuba bamubaza, nawe akabaza ati hari ibindi mushaka kumbwira bitajyanye n'akazi? Mumbwire rwose, niba hari ibindi bintu njyewe mumenyeshe, nta makuru mba nifite, njye mba naraye, mba nagoswe. Mbwira ayo makuru, hari ayandi makuru ahari se atajyanye n'akazi? Umukobwa nicyo kibazo yatangiye kuba yabaza, ati hari andi makuru ahari atajyanye n'akazi, dore ninde uhageze? Izangahongo nuko nguko arimo aragira aho ngaho, dore akirya nene kaba ahagaze. Umukobwa nawe araho yatangiye kuba yabaza ati niko ibimeze gute? Ariko wa mukobwa yatangiye kuba yavuga ati si wa musore wazanye jiyawu hano mu kazi? Ubwo ni ukumenya ko jiyawu yazanywe na Izangahongo niwe wamuzanye mu kazi. Rero abakobwa bari bamuzi batangiye kuba bavuga ati iyi nguyu se wazanye jiyawu. Izanga nawe yatangiye kuba yakuraho imashini avuga ati ibyo ni ibibareba mwebwe. Ariko umukobwa we afite utugambo yatangiye kuba yavuga ati nari nsanzwe muzuye, naramubonye, nari nsanzwe naramubonyeho, ntago ari ubwa mbere, kuko njyewe ukuntu urimo ndamubona, ukuntu arimo aritwara n'ubundi nuko yaje afite amafiyeri nk'aya, nuko nguko n'ubundi yaje yitwara. Tayari undi yaje ahita ayobora imashini, atangira kugenda byonda gake gake ibintu bye byose, aba arimo afite utuntu tw'utumanyeri ndetse n'utuntu tw'ubugeni. Umukobwa nuko nguko yarebye, kureba neza, dore tayari hari ibyo bamuritse kuri projecteur, umukobwa yikangamo. Yatangiye kuba yareba gutya akavuga ati iki ibi ngibi ni ibiki? Umukobwa yararebye atangira kuba yakikangamo akavuga ati ibi ngibi. Ikumbi yatangiye nawe kuba yareba, hari ibyo afite mu ikayi cyangwa se mu gitabo cyiwe, cyangwa se nyine mu gakayi kiwe arashushanyamo, hari ibyo afite. Dore umuhungu we yiyicariye afite utumanyeri. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba, ikumbi noneho dore ikintu gitangaje by'umukobwa afite mu ikayi bishushanyije, nibyo bashyize hariya kuri projecteur. Tayari dore umukobwa yararebye. Uzi kuba ufite proje yawe wajya kureba ugasanga hari undi mushenzi wayishyize hariya? Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati niko Zangahongo we, ese koko ibi bintu nawe waba washushanyije nk'ibyanjye, cyangwa waba wateguye proje imeze nk'iyanjye, cyangwa ni ukunyitirira ibyanjye mwanyibye? Proje yanjye, ino proje nayitangiye kera nkiri ku ishuri, iyi mwayinyibye. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yabwira umuhungu, akamubwira ati no designer ni yanjye, rero nifuzaga kuba nayihereza company, ibi ngibi nibyo wanyibye. Umusore agatangira ati iki niko we wanga si yawe, urimo urashaka kuba wavuga iki? Ubu nta soni ufite zo gutinyuka kuvuga ngo ngiye nakwibye? Nta soni ufite? Igute watinyuka kuba wavuga ngiyewe reka mbe nakubwira ati ngi nari nyifite mbere yuko tunakora n'ubukwe, warangiza ugatangira kuba wavuga ibyo bintu? Ese nta soni ufite zo gutangira gutekereza ngo ngiye nakwibye? Design uko nukumparabika, ibyo byose urimo urakora nukumparabika. Wagabanyije undi agatangira ati iki ibyo ngibyo urimo uravuga ni ibiki? Bose batangiye kuba bagenda batungana, umusore ndetse n'umukobwa. Undi ariko agatangira ati ya sikigari we. Ariko undi yatangiye kuba yavuga ati jawe kabisa wankoreye ibintu bya danje, imipanga irimo iragenda ikora. Ubwo ni ukumenya ko Zanga afatanyije na jawu nyuma y'ibi ibyihishe nyuma y'ino proje. Rero yatangiye kuba yavuga ati kabisa birimo birajya mbere. Ariko dore umukobwa yatangiye kuba yareba gutyo, nuko nguko yabirebye, agatangira kuba yabireba, agatangira ati iki ibyo ni ibiki? Njyewe ntago nabura kuba navuga ko mwanyibye, ibi ngibi kari akazi kanjye cyangwa se yari proje yanjye.
Ibi rero mwabinyibye rero. Ese ubundi koko nta soni ufite zo gutangira kuba wafata ukiba igihangano cyanjye? Nta soni ufite? Ubwo niko rero yatangiye kuba yavuga ati ni copyright yigendera, ni copyright nyine bya bindi byo kwiba igihangano cy'umuntu. Umukobwa niko rero yatangiye kuba yavuga ati ibi ngibi rero ntabwo biri buze kuba byarangirira hano, rero ngenda bikumenyesheje ubimenye, ntabwo biri buze kuba byarangirira aha ngaha. Ngiye ngomba kuba nakwereka ko ubumenyi mfite atari aha ngaha burangirira gusa, ntabwo birangirira aho. Umusore agatangira kuba yareba ati iki wowe urimo urashaka kuba wavuga iki? Ngo ubuhe bumenyi wowe ufite ubumenyi kwa nini? Nta bumenyi uhagaze, nta bumenyi ufite, wowe icecekere, ituriza ahubwo icara. Umukobwa nawe yise yicara. Ubwo niko yatangiye kuba yamubwira ati se ubundi urakeka ko uri umunyabwenge hano mu kazi? Urimo urakeka ko uri umunyabwenge hano mu kazira? Mbwira urimo urakeka ko uri umunyabwenge hano mu kazi? Gute watangira kwigira umunyabwenge? Ubwo umukobwa nyine niko batangiye kuba bamubaza ati gute watangira kuba wakigira umunyabwenge aha ngaha? Hano ni ngewe uyoboye, ni njye unafite n'ubwenge hano kubarusha. Rero icecekere, iturize, ibintu byose ni ngewe mastermind. Umusore nyine ariyumva cyane, n'abandi batangiye kuba babireba, bagatangira kuba bavuga ati none se bano bahoze bakundana we? Umva ukuntu barimo baravugana ngo yahoze ngo kera bakundana. Nyine batangiye kuba babyibaza, agatangira ati se yahoze ari umukunzi we? Yahoze ari umukunzi we? Nibyo bintu barimo bose barimo baribaza. Ariko umukobwa nyine nawe ari aho ngaho arimo arabyumva ukuntu umusore arimo arikina, abandi bo bafite utuntu tw'utujajwa, barimo baragenda bibaza cyane ati bano bantu bahoze bakundana cyangwa? Umukobwa nawe ari aho ngaho agatangira kuba yavuga tuzi n'ibindi, ibi ngibi ntabwo bivamo. Umukobwa nicyo kintu yahise abwira umusore, aramubwira tuzi n'ikindi, ibi ngibi ntabwo biri buze kuba byavamo. Ngendagira ngo mbe nabikumenyesha, ntabwo biri buze kuba byavamo. Ntugire ngo birarangiriye aha ngaha, ibi bintu ntabwo ngiye nabirangiriza uku nguku. Reka ntabwo nashyigikira igisambo nkawe. Umukobwa nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ntiyashyigikira igisambo nkawe. Ibi bintu birarangira gute? Undi agatangira ati mbega byiza, none utangiye kuba wanyita igisambo mu mbaga y'abantu, utangiye kuba wanyita igisambo mu mbaga y'abantu. Ngiye kuba nakwigisha isomo ku buryo utari buze kuba wagira ngo ni inkuba igukubise. Yatangiye kuba yazamura imyenda ye. Umukobwa nawe akavuga tugiye mu biki? Nawe arahaguruka ati nganyereka iryo somo. Undi nuko nguko yagiye kuba yamukubita, hari uwaje amukubita umugeri. Ninde se ahubwo ko ari umukobwa umukubise umugeri? Undi yise agwa hasi. Idore rininana nawe nuko nguko yise ahagera, ikindi bagikubise umugeri wa hahandi hagati y'amaguru. Yatangiye kuba yavuga ati ndemeye, ariko wenda guhereza ikintu bita isomo nimara kuba nagira hakonja, ndaguhereza isomo. Dore nuko nguko rini yaje ahamagara ati abasekirite we, muze mufate kino gikinisho mukinage hanze. Umugabo nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati mufate iki kinisho mukinage hanze. Undi arimo arikanda gato ubugabo bwiwe. Ubugabo harya buba hehe we? Bugaragarira hehe? Yatangiye kuba yataka ati ngo ubugabo bwiwe niba babugenjeje ute? Abasekirite niko baje, undi bagatangira ati mundeke, ariko mundeke. Undi bamutwaye arimo arataka ubugabo. Ubugabo bagiye kuba babumwerekera hanze ahantu buri, ashobore kuba bubuze. Ese mwabantu mwe gute umugabo abura ubugabo bwe? Kandi ari umugabo, ibyo bintu babyita gute? Njye simbizi. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo hari uwaje atangira kuba yavuga ati miss we, kabisa ino projet turayemeye kabisa, kuba nawe watwiyungaho cyangwa se ukaza tugakorana ino projet yawe turayakiriye. Turayemeye ino projet. Umukobwa hari uwahise ahagera nyine, ubwo bari baje kuronshinga projet yabo. Umundi yahise yemera kiyibona aho ngaho yariri, yaravuze ati kabisa tugirane imikoranire myiza, ino projet yawe turayemeye. Babandi nabo bari baje kuba bakerekana projet zabo, ubwo bakemereye umukobwa nabo baravuze ati twigendere. Umukobwa yatangiye kuba yavuga turakoze Mr. we. Undi nawe agatangira ati ahubwo felicitation kubw'ikintu kinini cyangwa se kubw'intsinzi yawe miss ye. Akira felicitation. Ubwo umuhungu yahise amubwira ati kabisa felicitation. N'undi ahita amuhereza akaguru, nako ni akaboko, amuhereza akaboko, barasuhuzanya. Ahita amubwira ati nyewe ntewe ishema nawe, kandi sinifuza ko wazahagarara, komeza imbere, inzira watangiye komeza ubahige.
ubwo nuko nguko barimo baratwereka izanga we yakubiswe, dore undi nawe ari aho ngaho arimo aratangira ati rebera we, hano ndahita mwiyihe kanzu nazambara ku munsi wanjye w'ubukwe, ndebera wandebeye hano agakanzu nazambara. Undi arimo arikanda hari ubugabo banza atabubuze, nako yabubuze yatangiye kuba yamubaza ati se ngo nangahe. Undi agatangira ati ngewe ndashaka agakanzu nyine gahenzemo ibasi karengeje nka miliyoni 2. Umugabo yatangiye kuba yakikanga amati ye baba we, dore icyunzwe ni hano kikurenga. Undi ngari mu makanzu ahagaze miliyoni 2. Ibabimubwira undi agatangira kuba yabira icyunzwe. Undi agatangira ati se none eko ndimo ndabona umeze nkaho ufite ikibazo, hari ikibazo ufite hari ikibazo ufite. Undi yatangiye kuba yatekereza ati kino gikobwa cy'igifunga mutwe ikirumva kuko ari amafaranga nayatakaza ku myenda nk'iyo ngiyo waba uri ukamwe se, ibyo ngibyo koko ni iki kintu wazakora nyuma ku buryo kiyagaruza? Urandebera we, nta mahirwe rwose ngo uhaye yuko ibyo bintu nabigura. Umugabo nicyo kintu atekereje, atangira kuba yakimwenyuza, agahita noneho amubwira ati yewe uzi uko itanahenze we, ntago ihenze nyumvira. Nyine yatangiye kuba yavuga ati nta kintu we ntazagukorera, ibyo byose nzaba nabigutakazaho cyangwa se nzaba nabiguhereza. Yego nzayikugurira, nzabikugurira. Umukobwa nyine barabimwemereye, nawe atangira kuba yavuga ati mbega byiza esheri wanjye, kabisa ngaho nyegera nkumara ibicuru. Ubwo umusore nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati yewe tayari atangira kuba yafungura amashati, gake gake atangira kuba yakihuta ati reka nze. Umukobwa nawe agatangira atari ko ngwino igira vuba vuba nyegera. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yamureba akamubwira ati se sheri. Undi ari mu bipesa arimo arafungura ati baba we, agatangira kuba yavuga ati ariko ngo numvishije uyu munsi ngo bagusebeje. Undi arimo arahangana n'umukandara. Undi arimo aramubaza ati uyu munsi numvishije ngo bagusebeje, none se uriya murozi wanga si yawo ibimeze gute, turamukorera iki? Undi arimo arahangana n'amapantaro, ntabwo arimo arumva ibyo barimo baramubwira. Undi agatangira ati se ubundi uri mu biki? Itayari amapantaro. Ariko akamubwira ati se ntabwo urimo uratekereza kuba wakihorera? Uwari ufite umurego watangiye kuba warekera. Undi yaramubajije ati basi ntabwo urimo uratekereza kuba wakihorera kuri uriya murozi kazi uwagusebeje? Itayari wari ufite amashagaga yahise ahagararira aho ngaho ngo abanze yumve inama bagiye kuba bamuhereza iyo ukuntu ashobora kuba yakihorera. Itayari aho ngaho hari uwo barimo baratimbagura, kubita mu mugongo, kubita ku mutwe nibwo ari bubyumve. Aho hari uwahise ahagira n'izanga, yaje atangira kuba yavuga ati niko we murimo murakora ibiki, ngiye guhamagara polisi. Dore uwo barimo barakubita ni musaza uwo wa mukobwa wanga, dore nuko nguko bari barimo baramukubita. Babagabo bahise birukanka cyane. Ubwo nuko nguko nazanga nawe yise ahagira. Gake gake umugabo yatangiye kuba yareba utyo agatangira ati niko yewe we imuvandimwe. Undi agatangira ati tiyana we ibimeze gute, ese niwe bari barimo baratimbagura cyangwa bari barimo barahondagura? Undi yatangiye kuba yamubwira turakoze cyane, kuba uhageze nukuri urakoze cyane kuba uhageze muvandimwe, ni iby'agaciro nukuri iyo bitaza kuba wowe cyangwa se kuba wahagera. Iba ari abagabo babanyishe nukuri urakoze kuba wahagera. Umugabo yatangiye kuba yavuga turakoze cyane kuba uhagereye mu gihe iyo utahagera babanyishe. Umugabo nyine yasanze musaza uriya mukobwa barimo baramutimbagura bamuhonze. Rero bakimara kuba bamutabara yatangiye kuba yashimira, ajya harashimira, ariko atangira kuba yamubwira ati se basi ngo nguhereze amafaranga yuko ntabaye, basi reka wenda mbe naguhereza ibihumbi 10 nibyo nabona cyangwa se nibyo mfite, nta kindi kiguzi mbona nashobora kuba nakwishyura nk'umuntu untabaye. Nukuri ndarahira ku Mana ayo mafaranga niyo yonyine mfite, nta yandi mafaranga mpagaze cyangwa se nta yandi mafaranga mfite. Undi agatangira ati ariko nawe jya ukura, Tiyana we jya ukura nukuri, urakeka se ko ngiye nkeneye amafaranga? Reka njye nta mafaranga mfite, n'ubundi ayo mafaranga ni makeya nta kintu yamarira. Urakeka se ko njye ariyo yarane ngiye ko nari nkeneye kuba nagutabara? Njye nari nje ndimo ndashaka mushiki wawe. Iwe rero n'ubu ngubu numvishe ngo yagiye muri ye groupe cyangwa se family. Ubu ngubu namenye ko yagiye mu kazi. Rero ntabwo nari mfite kuba nashaka ukuntu ngiye nshaka amafaranga, ahubwo waretse tugashaka amafaranga ya mushiki wawe. Undi yatangiye kuba yavuga ati iki yirirwa ntikaza amafaranga menshi cyangwa se yirirwa mpereza amafaranga menshi, ni gute se ushaka ko dushaka ayo mafaranga? Undi agatangira ati reka ariko we nkubwire ibintu ngiye kuba nakubwira ni deal ya danje ishobora kuba yaguhereza nk'ibihumbi 500 ku mwaka. Ibyo bintu si ibintu birenze bya danje ndimo ndashaka kuba nakubwira.
undi yatangiye ati ibihumbi 500. Ibyo ngo ni ibiki uvuze? Ibihumbi 500? Bakimubwira ibihumbi 500 yahise ava mu byiwe, yatangiye kuba yavuga ati nuba ari ibyo ngibyo ngiye ibyo umbwira ndabikora cyangwa se ndabyemeye, ndaza kuba natuma uriya mukobwa nyine wagiye mu muryango ukize cyane isomo turimwereka ayo mafaranga ngomba kuba nayinjiza, cyangwa se tukaba twanayinjiza twembi turi kumwe, ibyo byose turaza kuba twabihangana nabyo. Undi agatangira ati kabisa simva kumenya ubwenge. Undi rero nawe yatangiye kuba yamubwira turakoze cyane, ngareka mbe nagenda mbitekerezeho, ndaza kuba nakubwira. Undi yaramubwiye ati ntaribi. Tayari dore nuko nguko yagiye, ariko umusore nyine yasigaye aho ngaho ngaje kuba yatabara, ariko niba ari we wari ubyihishe inyuma, dore nguwo Jiao nawe yahise aturuka inyuma. Gake gake Tayari yaje kuba yakirebera sheri we, ikamenya ko nyine bano bayisekera cyangwa se bishimye kuri gahunda bakoze. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yavuga ati wabonye se Tayari ibyacu bigenze neza, reka mbe nakubwira ati tugasoreza ngaho ko uyu munsi tuzareba agakurikiyeho ku munsi w'ejo. Mbere yuko tugasoza reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha cyangwa se inagushimisha. Ntiwibagirwe kuba wakora kuri like kandi gace ni ku munsi w'ejo, ntuzacikwe tuzakarebe. Ariko reka nongere nshimire abarundi ndetse n'abanyarwanda, cyane cyane abarundi, ndabakunda cyane mwe mutureba umunsi ku munsi, mukibuka kuba mwakanda kuri like, subscribe n'agashiya mujya mugakora. Abarundi mwebwe mucanye ku jisho, nta kintu na kimwe mutahereza umuntu. Muri bikeya mufite cyangwa se muri byinshi mufite, mwibuka kuba mwahereza umuntu. Kabisa ngenda bashimira cyane abarundi, muri abadanje. Ariko n'abanyarwanda nabo barimo baragenda bashaka kubafata, ariko nyine abarundi ndabakunda cyane. Bye bye, mukomeze urukundo. Ciao ciao.